Yereka nkubwire umukobwa asambanye cyane n'umukobwa utarasambanye cyane iyo bagiye kubyara nago bimara kimwe. Cyugiye kukimenya. Kuko asambanye cyane n'utarasambanye cyane. Buri abaganguzi nk'ibintu babazi. Yehehe. Bakureba bakicicika. Bose barakaraka ati mbega umwana. Kandi barakubaza ese ubyaye bwa kangahe? Bwa mbere. Ubyaye bwa kangahe? Oya ntabwo bishoboka. Ku buryo umwana atambuka ngo ugasanga manager cyangwa nyiri kabari yangaje navonga indaya zikunzwe kuri mu gasantire kugira ngo akunda abona abagabo ubundi abagabo murimbwa ku buryo aho baziritse inyama ariho mwiruka mujya. Harakobwa bataryoshye mu gihugu ariko birazwe usanga ngo yarakakaye umva ngo yarumaganye urukumva uwo ngo rero nawe abafite ikigeragezo cye. Buriya wowe urihe muri abo sekondi isanzure ngo ndangiza vuba naye bazumu none se shango ndamugwe mu maguru ngiye gukoresha imbaraga nafite ngiye nateruye ibyuma ngiye niba ari nibyo ngiye yanjije ngo nago mutindaho agenda ashaka abahede cyangwa ashaka ibintu batereye ibyuma naho ngiye rwose nta mbaraga nifite sinzagwa mu maguru y'umuntu ngiye. Igitsina cyanjye jewe impamvu abantu banagikunda cyane kandi ubona nshaje gisumba umunara wa Kiliziya y'i Rwamagana. Kiliziya y'i Rwamagana Dahiro urawuzi umusigiti w'Inyamirambo? Ndawuzi muremure. Urawuzi umusigiti w'Inyamirambo? Ukubona ureshye uburebure bwacu niko bureshye ubugari rero ni mwa umuntu agusuhuje atya undi akaguhobera undi mukararana mugapfumbatana uwo mwiyumvanyemo cyane ninde? Naho rero mabere ya nyoko. Nago nzaguha utaranshaka nanjye sinzagushaka utarama. Haleluya. Hari n'abantu ngo bambara predase byageramo hagati ngakagucunga umuntu yaryoye ngakayikuramo ntumenye wagwana. Oya predance iranyerera iyo yambaye ningufata wakuyemo agakingira kandi shareka mbabwiza ukuri ngewe reka nkubwiza ukuri nkazagufata wakuyana kanuna kamwe nkarunguruka gutya ngasanga wagerageje no kwikuramo auki Burundi abahutu n'abatutsi bakinye umupira umukino urangira abatutsi batsinda abahutu 3-2 nk'ama ekipe se hari ikipe y'abahutu ikina n'ikipe y'abatutsi umupira w'amaguru bari no gufana bikaze cyane kuri stade. Ubwo abahutu bafana abahutu abatutsi bafana abatutsi buri hari buri wese yafanaga yashaka. Aha Saint Valentin urayizera? Hoya Saint Valentin ni umunsi w'abantu bo murengwe urumva babuze ibyo bajyamo ku munsi w'abakundanye ubwo sindi minsi isanzwe ni yabanganye. Itangazo mbere yuko ujya gutanga indabo meke ngashaka umuntu yariye utazajya gutera umuntu isese. Uzajya gutera umuntu isese nibyo ngiye kuvuga. Make sure yuko umuntu uhaye ururabo yanariye utazajya gutera umuntu ikirungurira
akakwanga uzi ngo yaragiye kugukura. Ukirukanga n'ibihuru. Ikindi kandi ibi bintu abantu bakundana biharaje byo kuzajya babaza abantu ngo wari. Ndagusabye ujye ubwira umuntu ngo wari bibizi neza ko n'icyo wamuhaye cyo kurya. Basi wenda muhindura ujye mubaza ngo sheri wahaze. Mwagiye mugendana n'ibigero. Urishoka ko yariye. Urambaza ngo nariye ndahaniriwe mvuga ndahanda bwahagenge kubwirwa mbwera mu mujyi ubu ndaje mbe ndi gusimbukana n'abantu mu mujyi nurahize njye kona message ngo wariye wangaburiye. Rwanda ko ari Tereza urundi ngondongorera hanga hari ndongorera ndavuga ngo ndongora toka shitani ndongora toka shitani ndongora taha mu rugo ndabaragatse tutarandongora ndakuhanyoko hano ndabaturage bari kwanyura ndakubwiye ngo ndongorera hano mwana we data we kandi kunzirane bwo bijyo mwabona tuje none umwanda n'umwanda hano se ni mu buhinde iyo mubonye umuntu muri kaha mu izina rya Yesu toka satani mu izina rya Yesu iri pasa kanasi. Sheri urambaza iki? Asiko warakaye imbarira mbwiza uko ikintu cyatumye urakara. Nakubonye uryamanye na Gata none kumbaza ngo narakaye. Kandi yema aramfata ku ngufu. Yari kugufata ku ngufu kandi nakubonye muri hejuru. Nahindi kugerageza gucika. Yafira wicaye hari icyo urufi hari icyo ugiye gukora yafi yavumbutse Rahira urabye bintu ntabwo byemewe Aguzwe mbere nawe uzagiye kugenge gukora ku bipuri y'abantu urango biba byemewe uzo ni umupuri kuri kabari aguzwe mbere nawe ugenda zana uburayi Nane ndumva ndakaje ku maso yanjye ra aibo ra utangiye concept kala si yonyine iva kubitsa kuri ka ndi umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa nuriya mwana bamujyanye akavariya n'imineke nibabuze imineke bakamuha inanasi vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu jyana uwo muntu ntabwo tumushaka nanga umuhibere ale genda ubwire nyoko aho ngaho mama si twagira ngo nise yashika ariko rero cya interview ndi kumwe n'abanyamakuru beza bankunda none mwaye yakwayura hirya yongewe ariko rero ni quartier tuye ntabwo ari muri quartier sintuye hano uzi kubera abantu kutagira amahoro baza basengera ibyo kurya nk'abe basengera umusazi mwami Yesu turasengera ababyiyimye urabashaka wiki ko dufite apeti bariya nabo bakaba babyiyimye bahagiye gusenga bareke turakwereka bari mu mavuriro babibuze bagemurira kandi buriya akoranyura hariya ariko hari irindi sengesho zo gusenga ry'ubujajwa bwo babwiwe mwami Yesu bine ibiryo byavuye mu isi yanduye Rwanda ruranduye harya ni ukuvuga ngo tuye mu isi yanduye zatetswe n'amaboko yanduye ni ukuvuga ngo abadiyakoni baranduye amaboko yabo ukubera ko byanduye rero mana ubuzejesha amaraso ya Yesu kambabwire ntabwo amaraso ya Yesu azayeza ibiryo murumva Yesu yari bumena amaraso kubera dodo haryo gitangira nga umva ndagitanga uyu munsi ni weekend ndi guhagurukira mu bihumbi 200 tuzagira umunwa kugeza ryari ubaye uri i Kigali cyangwa uri mu Nyengero ubundi nkakikuzanira ni nko koga mu nyanja yewe data we yewe data we ureni nemeye yuko uko amategeko abiteganya nkuko wamaze avuga ngo ngene akamwana ngo turi imanga wagira ngo amaso yanjye naye arakora ingo zacu
uzagasya bankoreye mu gitondo twamenyenyeho amazi turarwana yashyuhije amazi mu gitondo wabyiba ariko reka nkubwire uko nawe uri mubi. ariko rero nanjye reka nkubwire ukuntu ugira ubugambo hari igihe nifata nkavuga ubugambo Ariko mbere y'ubwo wagize nk'umutima uvuga ati Brian arabishye ndamuzi. kamubwiza ukuri dore turi muri Kigali sibyo kuva nagera ngewe mu iki gihugu nabaye muri Kigali sindaba mu ntara umuhungu uzihandagaza akajya hariya akamanika akavuga ngo ngiye ngo Brian ngo naramuriye ngo niki ngo byari bimeze gutya ukumva aransebeje basaba bamuntumyeho njye ndi mahwi yagiye ntabwo naza gukatira abantu njye nta ibyanyeganye ndiyizi mwana njye ndarenze ku rwego mpuzamahanga ku isi no muri Haiti no mu Bubiligi barabizi bose byaranditswe basaba no mu Bubiligi babishyire muri commentaire birazwi mani birazwi biki ko ndyoshye umugore ndamuganira ariko ananiye namureka yakoze igisa ntabwo ufite ingufu simbura ufite agatuza kagifite imbaraga agorana na Keme nazibonye Keme pe ubu izi ngizi ntabwo zakorera umugore nzamukorera kabisa umwaka n'indi Keme se urayibona amaye urayifite urayibona iyi ni Feriyame iyi ni Feriyame iyi ni Keme iyi ni Feriyame Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Feriyame urayibona Feriyame ni yego iyo ni Keme Keme ni yego iyo ni Feriyame ariko Feriyame iyi ngiyi iyo ngiyi nk'ayo niyo modoka bajya ngo umara iminota ingahe minota umpaye iyo mu gikorwa umara iminota ingahe ntabwo sinakubwira ko nta samba afite My boyfriend has rejected me. Mfite agahinda gakabije. Boyfriend Imana igukijije ikibandi warangiza ukarira. ariko watabarika tukibanira koko ariko wa mugani umva ibyo bintu byaye amashyi ukaza ukamuza amarira naririye kuri iyi si koko mushikira musaza ariko ntabwo ndi wewe mu mwanya ngo dusabe yabagamo wenda kuba mushiki wawe tukabana nta kibazo ko umuntu yanagutandamura da none se niba wenda umugabo wanjye adafite amafaranga ngurira akagatenge uriya akaba yafite akakangurira ndakunda uriya uri kukama none se wewe nagukunda ngo umpiki nta mukobwa widekaraye nta mukobwa wavuze ko ashaka nta mukobwa wavuze ko ashaka aha ngo ndashaka nkwe ndashaka akareka umaze urugo rumazemo imyaka ingahe mazemo imyaka 8 none se ku mwaka wa 15 umugabo akubwiye ati giye sinyi gushaka ubwo ntago wasenya ngiye nabamushaka nkamwizirika nkamwihomaho ngiye namwihomaho kandi we hari n'ibintu naye nibagiye kubabwira hari umugabo uba uri kurongora umugore we yadamukazanye kakajwi k'agahinde ngo arimo arataka ngo ari kubabara aba yaryohewe wa muntu ese buriya kuri abagore bataka baba bari kuryoherwa asha uriya mutwe wayoza ahantu uba ugeze washyiramo urutoki rukagerayo ukahakora byasaba gushyirayo ukuboko aba arimo agushimira aho udashikira dufite abakobwa bakuramo inda kandi basenga baba bazikuye he dufite abakobwa bagenda n'ishinge bikingije kugira ngo badatwita bikingiriza iki batabarinda
dufite abakobwa birirwa bamiragura ibinini kugira ngo badatwita. Iyo umuntu mukundana mukaryamana mutarakoroka ibwo nawe wamusambanye. Ntabwo mwasambanye. Mwakoze urukundo. Baba n'iki bintu basigana basigaye babijyana. Dukora urukundo turasambana wowe. Nini n'umusore mukundana si umugabo. N'umugabo wanjye. Arakurongoye se. Ntabwo arandongora. Ndakuvuga kurongorana gute? Mpaye nka data sorry. Aha. Nta kintu kimwe arakora cyo kundongora. Abakobwa barabonetse niba mfite intwaro yanjye nzajya mbarongora nyine. None se ko banyiyenzaho. Niba mfite intwaro yanjye hafite n'amafaranga yanjye nzajya mbarongora gihe. Jandonyera ndi. Sinjya mbesha rwose. Hari igihe rwose nigiraga mu nda ko dusabe nyina naramuhasi. Giraga handi nkajya kubomora handi nagera mu rugo bikananira.